His real name is Joseph Mayanja. Yes, tubaye ikaze mwe mukomeje kugenda mukurikirana Fisherman, abantu badukurikira muri mu bihugu byo hanze, reka tubabwire ngo ibihe byiza kuri mwebwe, ndatubifuriza Noheli nziza, Merry Christmas kuri mwebwe, cyangwa se umwaka musha muhire, bunane bwiza, kubera ko ubu twatangiye kugenda tubwitegura. Ahangaha rero mbazani amakuru ni amakuru ameze neza ndetse araboneka mu gisata cy'imyidagaduro. Ahangaha turanyarukira mu gihugu cya Uganda, hirya hariya ibintu biri gucika, cyangwa se ibintu ntibyoroshe ku bahanzi bamwe na bamwe. Ahangaha turaza kuvuga umuhanzi Dr. Jose Chameleone, muramuzi, ni umwe mu bahanzi, ni umuregent cyangwa se mu bahanzi bakoze ibikorwa by'intashikirwa. Ahangaha turaza kumugarukaho ndetse turaza kugaruka ku rindi zina ntago mwarimenyereye cyane, ariko ni izina rizwi cyane, bamwita Kapiteni Rick. Kapiteni Rick ni umwe mu bakinnyi b'amafilime baboneka hari hirya mu gihugu cya Uganda. Aho ngaho turaza kuba tumugaruka, tuze kumuvugaho byinshi bigiye bitandukanye. Ese wakwibaza uti ni ibiki? Hari n'andi makuru rero agiye atandukanye. Muri iyi minsi ya Noheli n'ubunane, Bruce Melody yarafite igitaramo, Israel Mbonye yarafite igitaramo, byari ibitaramo bigiye bitandukanye byabereye ahantu hagiye hatandukanye. Ibyo byose turaza kugenda tugira icyo tubivugaho. Reka ahangaha twinjire mu gihugu cya Uganda, tuze kuba twabwira ko mumaze iminsi mubona inkuru zigiye zitandukanye zicicikanya ku bitangazamakuru, bakubwira bati nyaboneka wowe uzi gusenga amasengesho agera ku Mana, gira uko wabigenza uze kuba wasengera Dr. Jose Chameleone, kubera ko yarameze nabi cyangwa se yaramerewe nabi, ariko ibintu ntabwo byari bimworoheye. Burya aho yagize utya akerekeza mu gihugu cya USA hari muri Amerika akajya kwivuza, ibintu biza kuba nkaho bijemo agahenge, ndetse hari abantu bagiye babona amafoto agiye atandukanye ari ku kibuga cy'indege arimo aza. Ahangaha rero Dr. Jose Chameleone ubwo yarageze mu rugo ndetse atangiye koroherwa, yaje kuba yasoma ku nzoga, cyangwa se ibitangazamakuru biri kugenda byandika ko yaba yanyoye ku nzoga ikaza kuba yamutera ikibazo mu nda, bitewe n'uko mu nda ntago hari hagakomeye neza, cyangwa se urabyumva nyine umuntu umaze iminsi yararwaye mu nda, ndetse amakuru yaje kuvuga ko yarashobora kuba afite kanseri yo mu mara, cyangwa se uburwayi bufata mu mara. Aho ngaho Dr. Jose Chameleone rero yaje gusoma ku nzoga, biza kumubera ikibazo, biza kuba ngombwa ko yakongera gusubizwa mu bitaro, kubera ko baje bumva ari gutaka cyane. Bahageze basanga inda irimo kubyimba, cyangwa se mu nda habyimbye ukuntu hatumbye. Ubwo biza gutuma Dr. Jose Chameleone yongera gusubizwa mu bitaro. Ese abarwaza cyangwa se abantu bari bamuri uruhande byari bimeze bite kugira ngo anywe izo nzoga? Ni ibintu bikomeje kugenda byibazwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye, ariko Dr. Jose Chameleone ni umwe mu bantu bakoze ibintu bitandukanye, cyangwa se ibikorwa by'intashikirwa hara mu gihugu cya Uganda, aho Dr. Jose Chameleone yakoze amarubumu menshi, ndetse ni umwe mu bahanzi wabonetse ku mwanya wa gatandatu mu bahanzi cyangwa se mu bantu bafite amafaranga ku mugabane wa Afurika. Yaje ahagaze ku mwanya wa gatandatu. Dr. Jose Chameleone rero avuka mu bana bagera muri batanu. Aho ngaho harimo uwo bita Wizo Manizo, hakazamo kuba Paraso, hakaza kubaho uwo bita AK47, cyangwa se ari nyakwigendera AK47 waje kuba yakwitaba Imana. Hakaza kubaho n'uwo bita mushiki wabo Sister Mayanja, aho ngaho nyine mushiki wabo umwe bavukana. Hakaza kubaho bose bakaba bavuka rero ku mubyeyi uwo bita
Mayanja cyangwa se n'abana b'umugabo ukomeye hara muri Uganda bamwita Mayanja. Aho ngaho uri kumva amazina yabo yose agenda agarukaho Mayanja. Aha ngaha rero abo bana uko bagera muri bane, haba Paraso, haba Wizo Manizo, habaho Dr. Jose Chameleone ndetse na AK47. Abo bose bari abanyamuzika cyangwa se n'abantu ndavuga batatu nibo bahari bakora umuziki. Harimo Dr. Jose Chameleone, hakaza kubamo uwo bita Paraso ndetse na Wizo Manizo. Abo ngabo nibo bakora umuziki, kubera ko AK47 nawe yari umuhanzi yaje kuba yakwitaba Imana. Rero ahangaha bakakubwira bati Dr. Jose Chameleone nawe wamusengera, kubera ko ubuzima bwe butari ahantu heza cyane, ukaza kuba waza muri sengesho kugira ngo tutaza kubura undi muntu ukomeye muri industry, kubera ko wibuke ko hariho uwo bita uwo bita Radio Moses World Radio. Aho ngaho nawe yari umwe mu bantu babarizwa muri uriya muryango wa Mayanja, ndetse nawe yari umwe mu bahanzi bakomeye hara mu gihugu cya Uganda. Reka tuzamuke rero kuri uyu nguyu bamwita Kapiteni Rick. Ni umwe mu bakinnyi b'amafilime nabo babonekaga mu ruganda rwa filime hara mu gihugu cya Uganda, aho yaje kuba yakwitaba Imana. Kwitaba Imana rero kwe ntago birasobanuka, biracyarimo amayobera cyangwa se nta makuru ahagije arabibonekaho ngo baze kuba bavuga bati yaba yishwe n'iki cyangwa se ni uburwayi bwamuhitanye. Muri makeya ntabwo birasobanuka neza, ariko reka tukubwire ngo wowe ukurikira Fisherman ntiwibagirwe gukanda ku nzogero, like, share and comment. Komeza ugende udukurikirana 5 kuri 5. Reka tukubwire ngo Bruce Melody uyu mwaka cyangwa se uyu mwaka mu gihe abandi umwaka wababereye mubi, ahangaha twakubwira ngo Bruce Melody we umwaka arawishimira, kubera ko niwo mwaka yaronshinzemo album. Na album rero yaritegerejwe n'abantu benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Album yaje kumurikwa kuri uriya munsi, aho nabwo wibuke ko yarakomotse mu gihugu cya Uganda, aho bita mu gitaramo yaravuye gukorera hara muri Uganda. Nyuma yaho aza kuza ahangaha mu Rwanda aduhereza album imeze neza cyane, aho byagaragaye yaririmbye indirimbo zirenga 30 mu gihe yari yateguye ko ari buririmbe indirimbo 20. Ariko Bruce Melody ku kiganiro yagiranye n'abanyamakuru bagiye batandukanye yavuze ko ibyo ntacyo bimutwaye, ko izina rya Munyakazi ari Munyakazi nyine, ko akomeje kugenda akora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Israel Mbonyi rero igitaramo cye nacyo ni igitaramo cyaranzwe n'abantu benshi cyane. Bisanzwe bimenyereye ko Israel Mbonyi arena ayuzuza, nono nta gushidikanya byabaye official cyangwa se ni ibyanyabyo ko Israel Mbonyi muri gospel niwe muntu uri kuzamura ibendera ry'u Rwanda. Reka tuvuge ngo ibihe byiza kuri mwebwe, kandi mukomeze kugenda mudukurikira. Abantu mwese muri mu bihugu byo hanze, baba abari muri Amerika ndetse Uganda, Burundi ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, reka tukubwire ngo wowe utarakora share cyangwa se utarakanda ku nzogera, reka tukubwire ngo kanda ku nzogera kugira ngo ibintu bize kuba byaba byiza cyane. Ibihe byiza kuri mwebwe.